ngiye burya hari ibintu mba mbona bitari ibyacu. Ushobora kunanirwa kurya kuko warwaye, ariko kunanirwa kurya ngo kubera ibibazo, no. Kunanirwa kurya kubera ibibazo, kubera guhangayika, kubera guta umutwe, kubera ibintu byinshi byakugose, no. Burya nubona byakomeye ujye ubwira Imana ngo ntangira amakuru, kuko Imana niyo ifite kugutangira amakuru neza. Nta muntu wagutangira amakuru ngo yavuge neza uko akwiye kuyavuga, ariko burya Imana ishobora kugutangira amakuru neza kandi kayatanga nk'Imana itariye ruswa. Ugitekereza kubivamo, ugitekereza gucika intege, ugitekereza kwirwanirira, ugitekereza ikibi, ugitekereza ubugome, ugitekereza ubusambanyi, ugitekereza ubusambo, ugitekereza kwiba, ugitekereza kurwana, ugitekereza kwirwanirira, Imana igigutera, igigusanga ukibitekereza. Nutibikaho amakuru bazakugusha, nutibikaho amakuru bazaguhemukira. Ujye uba mu buzima ufitiye amakuru, kandi ujye ukora ikintu ufitiye amakuru. Ntitujya muri gereza turi twenyine, ntago dutukwa turi twenyine, ntago turara twenyine, ntitugenda twenyine. Aho turi hose Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, mwebwe bakurikiranye mu M.Charlene official. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kubana namwe, abari mu Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye, aho mugenda mukurikirana ibiganiro bitandukanye kuri M.Charlene. Ubushize twarebye episode ya mbere, ngenda mbabwira ngo ubuzima bwa Yesu ni isomo kuri twebwe, nta mugaragu uruta shebuja. Iyi ni episode ya kabiri, tureba ijambo ry'Imana muri ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya mbere umurongo wa 20. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana abonekera mu nzozi, amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka Wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi risohore, ngo dore umwami azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ahangaha iki ni icyigisho kwacyo, ariko nifuzaga havuga ngo akibitekereza abonekerwa na marayika. Imana ishimwe. Nifuje ko muri ibi bihe byo kusatira kwegera kuvuka kwa Yesu turi kwishima no gusoza umwaka no gutangira uwundi, nifuje guterura iki cyigisho mbabwira ngo ubuzima Yesu yagiriye mu isi ni isomo kuri twebwe. Hanyuma nanababwira ngo nta mugaragu uruta shebuja. Ni ibyo nshaka ko tuganira. Ubushize twavuze ukuntu Mariya yagenderewe na marayika akamubwira ko agiye gutwita umwana w'umuhungu. Aribwo yavugaga ati, mbese bizagenda gute ko nkiri umwari, ko ntararyamana n'umugabo, azavuka gute? Hanyuma mbabwira ukuntu amara gutwita yabaye ikimenyetso kigirwaho impaka, ariko igihe kigeze nyine marayika agenderera Yosefu. Niho tugiye gusoma episode ya kabiri. Hano Bibiliya iravuze ngo Yosefu akibitekereza. Ni ibiki yatekerezaga? Ubushize muri episode ya mbere narabivuze, Bibiliya iravuga ngo Mariya yari yararambagijwe na Yosefu. Bibiliya ikavuga ngo ariko yari ataramurongora. Muri make bari abafiyase benda kubana. Aza kumenya inkuru y'uko Mariya atwite, ariko ngo kuko atashakaga kumukoza isoni, abasore bari abakera, ngo yigira inama mu mutima yo kumubenga rwihishwa. Naho ngira ngo tuganire, yigira inama yo kumubenga rwihishwa, kuko yari yamaze kumenya ko atwite. Ariko ngo akibitekereza, aburizwa na marayika mu nzozi. Marayika aramubuza, aramubwira ati, gahunda yawe yo kurongora Mariya nikomeze. Ntago Mariya yigeze asambana. Hanyuma
ngewe ndumva nagusabira Imana ikajya igutangira amakuru. Burya nubona byakomeye ujye ubwira Imana ngo ntangira amakuru, kuko Imana niyo ifite kugutangira amakuru neza. Nta muntu wagutangira amakuru ngo ayavuge neza uko akwiye kuyavuga, ariko burya Imana ishobora kugutangira amakuru neza kandi ikayatanga nk'Imana itariye ruswa. Ngo marayika Imana ibuza Yozefu iramubwira ngo hoya, komeza gahunda yawe, iriya ndatwite. Haleluya. Ni y'umwuka wera, ntago ari ubusambanyi, ntago ari inda yatwaye mu buryo budateganyijwe, ntago Maya yigeze yiyandarika, ahubwo uriya mwana twite ni inda y'umwuka wera. Azitwa Emmanuel, azabyara umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Aho wenda nzahigisha ubutaha, ariko ngo akibitekereza niho shaka ko tuganira. Akibitekereza ntararenga hano, ndumva nagusabira Imana utarabikora ukibitekereza ikajya ibikubuza. Imana ijye igutera utarabikora, ijye kugenderera ukibitekereza. Imana ijye kugenderera ukibitekereza. Ugitekereza gucika intege, Imana ijye ibe yagusanze. Ugitekereza kugwa, ugitekereza kureka gusenga, ugitekereza kubivamo, ugitekereza gucika intege, ugitekereza kwirwanirira, ugitekereza ikibi, ugitekereza ubugome, ugitekereza ubusambanyi, ugitekereza ubusambo, ugitekereza kwiba, ugitekereza kurwana, ugitekereza kwirwanirira, Imana ijye igutera, ijye igusanga ukibitekereza utarabishyira mu bikorwa. Kubyatura biragoye, kwirinda biruta kwivuza. Hanyuma Yozefu ahabwa amakuru y'uko fiyase we atwite inda y'umwuka wera. Bishatse kuvuga ngo yinjira mu mushinga w'ubukwe, cyangwa yinjira mu mushinga wo kubana na fiyase we yifitiye amakuru, kandi na Mariya yari afite amakuru. Muri episode ya mbere nababwiye ukuntu ikintu cya mbere mu buzima ari ukwibikaho amakuru. Reka mbabwire, nutibikaho amakuru bazakuyobya, nutibikaho amakuru bazakugusha, nutibikaho amakuru bazaguhemukira. Ujye uba mu buzima ufitiye amakuru, kandi ujye ukora ikintu ufitiye amakuru. Ikintu cyose ushaka gukora, naho wabagishoyemo menshi, naho waba uri umunyabwenge, naho waba uzi gushakisha, naho waba uzi gukora ibintu neza, ujye wiyeranje, ujye ukora ikintu, ugikore ugifitiye amakuru. Yozefu Imana imubuza akitekereza kugira gute kubikora. Bibiliya iravuga ngo iki? Iramubwira ngo genda urongore umukobwa wawe, kuko iriya ndatwite niyo mwuka wera. Azabyara umwana w'umuhungu, uwo mwana w'umuhungu azitwa Emmanuel. Haleluya. Emmanuel risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Emmanuel, Emmanuel Kristo sinariyebuje rimbera nk'imibavu ihumura neza, icyampa nkaba nkawe akamineza ye n'imbabazi n'ubugwaneza bwe. Haleluya. Emmanuel. Hanyuma ndashaka kubwira abarushye ngo nimuruhuke, ndashaka kubwira abihebye ngo nimuhumurizwe, ndashaka kubwira abababaye ngo nimwishime, ndashaka kubwira abantu b'Imana ngo Emmanuel yarabonetse. Ndashaka kubabwira ngo Emmanuel yarabonetse. Imana iri kumwe natwe, Imana iri kumwe natwe, Imana iri kumwe natwe. Muri episode ya kabiri utahanemo ibintu bibiri.
utahane mu ijambo rivuga ngo ukibitekereza Imana igiye bikubuza utarabikora ibintu bibi, ibyakugirira nabi, ibyaguteza igisuzuguriro, ibyagukoza isoni, ibyagushyira habi, ibyatuma ujya muri gereza, ibyatuma wihakana Imana, ibyatuma uyivaho, ibyatuma ucika intege, ibyatuma wiheba. Imana ya Isiraheli ijya igutabara ukibitekereza utarabikora. Indi ntuza ya kabiri ugomba kukuramo, uwicara ubwira umutima wawe uti muri aya matariki ari gusoza umwaka menye neza ko Emmanuel yaje, umwana w'umuhungu azabyara umuhungu azitwa Emmanuel. Rivuze iki? Riravuze ngo Imana iri kumwe natwe. Ugenda ubwira ubuzima bwawe, ugenda ubwira ababisha bawe, ugenda ubwire icyerekezo urimo, ugenda ubwire ibiguhagama, ugenda ubwire ibikuriza, ugenda ubwire ibikugose, ugenda ubwire ibigutera ubwoba, ugenda ubwire ibiguhangara n'ibigutinyuka, ugenda ubwira ibigutitiza, ugenda ubwira iminsi, ugenda ubwira ibihe, ugenda ubwira ibicuruzwa byahenze, ugenda ubwira ubuzima bwawe, ugenda uganiriza umutima wawe, ubwira ibiguca intege ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya, haleluya. Ndashaka kubwira abanyabwoba ngo Emmanuel yaraje. Haleluya. Emmanuel yaraje. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Hanyuma iri kumwe natwe mu bibazo, iri kumwe natwe mu ntambara, iri kumwe natwe mu bigeragezo, iri kumwe natwe mu bikomeye, iri kumwe natwe aho turi hose. Imana iri kumwe natwe. Ntabwo tugenda twenyine, ntabwo turwana twenyine, ntabwo turwara twenyine, ntitujya muri gereza turi twenyine, ntabwo dutukwa turi twenyine, ntabwo turara twenyine, ntitugenda twenyine. Aho turi hose Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe n'abapfakazi, Imana iri kumwe n'imfubyi, iri kumwe n'abarwaye indwara zanze gukira, Imana iri kumwe n'abanyirantabwa, iri kumwe n'abadafite ababitayeho, iri kumwe nawe nubwo ufite uburwayi budakira, iri kumwe nawe ku manywa, iri kumwe nawe muri iyi mvura, iri kumwe nawe mu bikomeye, iri kumwe nawe mu biteye ubwoba, iri kumwe nawe we n'abana bawe, iri kumwe n'ubuzima bwawe, iri kumwe n'ubugingo bwawe, iri kumwe, turi kumwe gatanu kuri gatanu. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Yaba abantu ibintu basoma, ibyo babwiriza n'ibyo bumva babikururaga bakabyegereza bakumva ko ari byo. Iyaba wari uzi ko Imana iri kumwe nawe, ntago wakihakanya Imana ukirwanirira ugakora ibyo ushaka. Iyaba wari uzi ko Imana muri kumwe, ntago wagahinze umushyitsi kubw'iminsi n'ibihe. Iyaba wari uzi ko Imana muri kumwe, wagatuje ugatekana ukishimira Imana y'agakiza kawe. Iyaba wari uzi ko Imana muri kumwe, ntago wari ukwiye kugira stress ngo uryame udasinzire ngo unanirwe no kurya. Ngiye burya hari ibintu mba mbona bitari ibyacu. Ushobora kunanirwa kurya kuko warwaye, ariko kunanirwa kurya ngo kubera ibibazo? No. Kunanirwa kurya kubera ibibazo, kubera guhangayika, kubera guta umutwe, kubera ibintu byinshi byakugose? No. Ugomba kurya, ugomba gukaraba, ukambara neza, ukarya, ukaryama, ugasinzira, ukizigura, kuko Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe natwe. Reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda kandi izakuyobora mu nzira ucamo. Iri jambo rivuga ngo Imana iri kumwe nawe mu bitero, Imana iri kumwe nawe mu biteye ubwoba, Imana iri kumwe nawe mu buzima bukakaye, Imana iri kumwe nawe mu buzima buryana, Imana iri kumwe nawe ku manywa na nijoro, Imana iri kumwe nawe. Ntago abarozi ari bo bahari bonyine, abakwanga si bo bahari bonyine, ibikwasamiye si byo bihari byonyine, ntago abadayimoni ari bo bahari bonyine, ntago Satani ari we uhari wenyine, ntago ababisha bawe ari bo bahari bonyine. Imana iri kumwe natwe. Ndifuza ko iri jambo uzasoza umwaka urifite, ukazatangira n'undi urifite, uvuga ngo nta kibazo ufite kuko Imana iri kumwe nanjye. Imana iri kumwe natwe.
risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe natwe, Imana ni umunyamaboko, Imana ni umunyembaraga, Imana ni intwari, Imana haleluya ni umugabo w'ibigango, ni ubwugamo bw'umugaru, ni isambu itarumba, ni nyakubahwa, ni umwami w'abami, ni igishyitsi cyo kwa Dawidi, ni intare yo mu muryango wa Yuda, ni Imana iteye ubwoba, ni Imana y'igitinyiro, ni Imana ihindisha isi umushyitsi, ni Imana irema abantu, ni ipfumbatura igipfunsi igahaza ibyaremye mwe byose, ni yabambye ijuru batayifashije, ni yahanitse ikirere, ni Imana izi imfatiro z'isi, ni Imana papa w'umuyaga, ikaba se w'imvura, ni Imana ifite umucyo, ni Imana ifite izuba, ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye. Aya magambo uyasozanye umwaka, uzayatangizanye umwaka, ubwira ubuzima bwawe, ni wicara ujye ubwira abana bawe ngo Imana turi kumwe, uri kumwe n'umugabo wawe mu bushomeri, muhumuriza umubwira uti sheri, uti Imana humura turi kumwe, uri kumwe n'umugore wawe yihebye, mubwira uti sheri, uti Imana turi kumwe, Imana turi kumwe, Imana turi kumwe. Iri kumwe n'abari kwa muganga, abari muri gereza, abari mu ntambara, abari mu bihe bitoroshye, mu bihe byo kubura umutekano, mu bihugu bitandukanye, mu bihe byo kurwara, ibihe byo kurwaza, ibihe byo gupfa, ibihe byo gupfusha. Imana iri kumwe nawe, iri kumwe namwe abanyarwanda, iri kumwe n'abarundi, iri kumwe n'abakongomani, iri kumwe n'abanyakenya, iri kumwe n'abatanzania, iri kumwe n'abo muri Amerika ya ruguru ndetse n'iyepfo. Abantu mwese Imana iri kumwe namwe, iri kumwe nabo muri Australia, Imana iri kumwe n'abari muri Aziya, iri kumwe n'abasilamu, iri kumwe n'abagatulika, iri kumwe n'abakristo bo mu byiciro byose. Imana iri kumwe natwe, Imana iri kumwe natwe. Maze iterabwoba ry'ubuzima, iterabwoba ry'abadayimoni byacitse ya shitani tuvuga ngo turapfuye, ngo turashize, ngo esanse, ngo byakomeye, ngo abagabo bubu, ngo abagore bubu, ngo abana bubu, ngo amashuri bubu, ngo akazi kubu, ibintu byose by'ubu shitani yabikubise amashoti, aratumwa ngo nidutegereze gupfa. Muzi ko shitani ibintu byose yabishyizemo ibibazo, akatubwira ko tugomba kwitegereza gupfa. Hari nabo yabwiye ati mwe mwishakira amasanduku, mwe mubikayo bazabahambamo. Nukuri umubwire ngo Imana iri kumwe natwe. Imana rene baho umugisha. Ndashoje episode ya 2, tuzakomeza na episode ya 3. Mukomeze mukore share, mukora subscribe abatayirayikora, mwandika wepfo kuri comment. Ndabakunda. I love you so much.